Ababyeyi banjye mu bugingo bw'iteka, nitwa Mukashema Claudine, papa yitwa Byampiriye Onesphore na mama yitwa Twagiramariya Immaculée. Nongeye kubaramukanya amahoro y'Imana. Iyi ndamutso papa yarayikundaga iyo habaga hari abantu baje kudusura cyangwa twagiye gusura abantu, yarayikoreshaga cyane ndetse ari mu kuramukanya ari no mu gusezera. Yakundaga kuvuga ngo amahoro, amahoro y'Imana. Uyu munsi muri uku kwezi kwa munani mwabonye ko nakomeje kubabwira ko nkomeza gutekereza ku bantu baburiwe irengero mu Rwanda. Papa yaburiwe irengero ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu muri 1998. Akimara kuburirwa irengero twahise dutabaza Amnesty International. Mama ubwe yigiriyeyo kuko bamufashe ari kumwe na mama, papa bamufashe ari kumwe na mama bahagaze ku muhanda mu rugerero, bamufata bateze taxi bagiye kujya mu mujyi i Gisenyi. Afatwa na burugumestre uwahoze ari burugumestre wa komine Nyamyumba, Oscar. Uwo burugumestre yari mu modoka y'abasirikare zimwe bitaga ngo ni pandagare. Inyuma hariho ibice bibiri bireba, kimwe kireba ibumoso ikindi kireba iburyo, birimo abasirikare. Ni ukuvuga ngo yafashwe n'abasirikare na burugumestre, abasirikare ba FPR, burugumestre wa komine Nyamyumba muri 1998, Oscar nawe wakoreraga FPR. Bakimara kumufata mama ahita ajya kumutabariza, noneho bimuviramo urupfu. Mu gitondo kare kare baje kwica mama mu rugo. Ariko ntabwo byarekeye aho, twe abana be ndetse n'inshuti twahise dutabaza Amnesty International. Ku buryo hari umukozi wa Amnesty International waje kundeba mu Rwanda witwa Karine, w'umukanadiyeni Karine, ariko kugeza uyu munsi nta gisubizo na kimwe twari twabona. Niyo mpamvu nongeye gusaba u Rwanda, ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'amahanga yifatanya n'Abanyarwanda ko dushaka igisubizo cy'abantu bacu baburiwe irengero. Dushaka kumenya niba koko barabishe, nubwo tubikeka cyane, ariko dushaka kumenya igisubizo. Kuri uyu munsi rero ndabizi neza ko atari njyewe wagize ababuriwe irengero gusa, ndetse ntabwo ari papa batwaye gusa mu bonzi, hari n'abandi benshi batwaye baburiwe irengero narinzi. Hari n'abandi mbona bafite ako gahinda nk'akanjye. Nagiraga ngo nifatanye nabo dusabe FPR Inkotanyi, dusabe ubutegetsi bwa FPR bushake igisubizo cy'ibibazo byacu. Tuzabuharanira uburenganzira bwacu bwo kubaza aho abacu bagiye kugeza igihe tuzabonera ibisubizo. Abenshi bakunda kuvuga ngo abacu bagiye babahamagaye mu nama ariko bashobore kuba baritabye Imana. Abacu babahamagaye mu nama ariko bashobore kuba baritabye Imana. FPR Inkotanyi, ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi, nimutubwire aho abacu mwahamagaye mu nama mwabashyize.